ikintu nashaka kubabwira dore ry'Imana no kuba amaso muri iyi minsi, kuko Satani n'abadayimoni biwe barimo bariba abantu mu buryo butangaje. Barimo bariba abantu bagendeye mu madini, abantu benshi bayamare kubera ibibazo. Ari amadini aprofita ibibazo abantu bafite, andeni abantu bakayirukanyira bazi yuko amadini ayo madini azabajyana mu ijuru. Na amadini avuga ngo mwakire Kristo, bakababatiza ariko ntibababwire kwanga icyaha. Ndetse nubwo babona umwe mu bayoboke bayo bo muri ayo madini akoze icyaha, ntibamufate ngo bamuhamagare bamwete ibyo uri gukora bizakurimbuza. Amadini ya Satani. Mukwiriye kuba maso rero, ibivuga Imana byose isuko ari iby'Imana, ariko ijambo ry'Imana nuko ryambwiye ngo nimwizera, nimugira kwizera. Ikintu cya mbere tubura no kwizera, kuko wizeye nawe hari ibyo wakora Imana ikavugana nawe. Icyo tubura no kwizera Kristo uri muri twe, uri muri twe arakomeye. Twe gucogora dukomeze urugendo rurakomeje. Tugeze rero ahantu hahandi bisaba kuba maso, handi bisaba no gusenga. Umukristo udasenga, kandi gusenga si ukuvuga amagambo gusa ngo uhurutura amagambo, uvuga amagambo. Senga isengesho rivuye ku mutima, uramye Imana bivuye ku mutima. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kumera, iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, Gehinomu yari kubi yanjye. Iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu Kristo, iyo ataba amaraso ya Yesu we, Yesu mbandihe. Haleluya. Iyo ataba amaraso ya Yesu Kristo wumva ndi hehe? Iyo ataba amaraso ya Yesu Kristo wowe undeba, nshuti y'umusaraba, nshuti y'ijambo ry'Imana, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi b'umuyoboro Irembo Rifunganye TV. Iyo ataba amaraso ya Yesu ubu ngubu tuba turi hehe? Ngewe nari ndushye cyane, nari mbabaye. Ndi mu bantu ku isi babonye agakiza bagakeneye. Nakira Kristo nicyo kintu cy'agaciro nabonye kindutira ibindi byose, byabe byabayeho, byabe bizabaho. Nta kintu na kimwe gishobora kundutira agaciro k'agakiza nahawe na Yesu Kristo, biciye mu rukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege nk'uko byanditswe muri Yohana ibice 3:16. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atapfa cyangwa ngo atarimbuka, ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera Kristo. Haleluya. Bakunzi b'Irembo Rifunganye TV, twongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe indamukanyo y'amahoro. Yesu ashimwe indamukanyo y'ubutsinzi ku bantu bakiriye Kristo. By'ukuri ariko by'ukuri nk'uko umwami yavuze ngo
nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Mugende mubwire abantu ibyo nababwiye byose, mubahindure kuba abigishwa banjye ndetse no kwitondera amategeko. Umuntu wese utitondera amategeko y'umwami rwose aba yaratsinzwe, aba yarafashe ubusa. Kwakira Kristo gusa utitondera amategeko yiwe ntago bihagije. Itorero ry'Imana muri iyi minsi ni iminsi iruhije, ni iminsi amaso y'abantu amwe n'amwe abona yuko apana amwe n'amwe, amaso menshi cyangwa igihiriri, igikundi cy'abantu cyinshi cyangwa kinini, cyangwa nuko nyine mba mbivuga, ubwinshi abantu benshi, umubare mwinshi w'abantu urabona ko isi iri mu munezero, bari mu munyenga, bari mu bindi, donc bari mu munezero, bari muri paradizo yabo. Ariko abana b'Imana b'ukuri, abakiriye Kristo by'ukuri, barabona yuko nubwo ari isi iri kurimbishwa, amazu meza, imihanda myiza, ikoranabuhanga, amatara meza n'ibindi bintu byinshi nyine bimwe mubonesha amaso, dore ko twebwe kubera ko dutuye mu gihugu kitaratera imbere cyane, hari byinshi tutarabona, ibyinshi tubibonera kuri internet cyangwa tukabibonera muri mudasobwa cyangwa computer. Ariko hari abatuye mu bihugu byateye imbere bavuga ati iyi niyo paradizo yacu, bavuga ati ibi bintu twubatse nta muntu wabisenya, bikaba ari byo bibanezeza aho kunezezwa n'umwami wabo. Ariko itorero ry'Imana ntangiye indirimbo ivuga ngo ngiyo ataba amaraso ya Yesu Kristo, Gehinomu yari kuba iyanjye. Gehinomu itegereje abantu bose banze kwakira Kristo nk'umukiza wabo. Nta gitugu kirimo hano, nta gutera ubwoba birimo aha ngaha. Gehinomu nk'uko tubibwirwa n'ijambo ry'Imana, kandi hari ibintu byinshi dusoma mu ijambo ry'Imana byamaze gusohora. Ubu harabura igihe gitoya umwami akaza, kandi umwami naza azaba aje kurangiza ibintu byose. Ibi byose mubona byubatse, ibi byose mubona byarimbishijwe, ubu bwamamare, byose bizashyirwa hasi. Ariko abakiriye Kristo by'ukuri, babivanye ku mutima, bakabikunda, kwakira Kristo birukwinshi. Hari uwumva ubutumwa akavuga ngo ngenda mwakiriye setu, ubundi ntanezezwe n'amategeko y'umwami, akikorera ibyiwe, gakomeza yibera mu mudendezo wiwe, nta mutima umucira urubanza, akora buri kimwe cyose ashatse. Hari undi noneho wakira Kristo, akamwakira akaba muri we, akagengwa nawe. Wa mwuka wari muri Kristo ukaba muri we. Buri kintu cyose avuze kikaba ari ikintu cyakumvwa n'Imana, ikanezerwa, ikavuga ati uyu ni umwana wanjye. Umuntu ugira urukundo, umuntu udashayisha cyangwa utajya mu iraha, umuntu muzima wakiriye Kristo aba yuzuye muri we, ntagira ubwoba mu gihe cy'ibibazo cyangwa mu gihe cy'amage, ahora akomeye, kuko umurimo arusha imbaraga ibyo byose. Abantu benshi bari mu buzima bw'ubwoba. Iyi si nubwo irimbishijwe, iyi si nubwo abantu babona yuko iri gutera imbere mu buryo budasanzwe, ntibibuza abantu kugira ubwoba. Uko tubona ibintu bishyashya, ni nako tubona ko amahoro agenda akendera mu bantu, ibibazo biriyongera. Na n'ubu ngubu nta muntu wari wakora umuti urwanya urupfu, urukingo rw'urupfu.
cyangwa nta muntu wari wakora urukingo rukingira indwara zose ziri hano ku isi, baba bakomeye baba boroheje, nta n'umwe keretse Yesu wenyine, kumwakira gusa. Ushobora kumbwira ngo ese abakiriye Kristo bo ntibarwara, abakiriye Kristo bo ntibapfa? Yego barapfa, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, nta mukiranutsi upfa, umukiranutsi arasinzira. Igipfa nyine n'uyu mubiri w'inyuma, iyi body niyipfa ikabura, ariko roho nzima iragenda ikajya ku mwami, igategereza aho izaza ije kwambara wa mubiri wabaye transform. Iyi mibiri twambaye, nubwo uyu mubiri upfa, nubwo uyu mubiri ubora, umwami abakoreye umwami igihe cy'umuzuko wa mbere nikigera, iyi mibiri y'ingiyi niyo Kristo azoherezamo ya roho cyangwa wa muntu w'imbere utagaragara, akagenda akajya mu gituro akambara umwambaro wiwe uyu mubiri. Ni ukuvuga uwapfuye ari mugufiya azazuka asa na Kristo kandi atakiri mugufiya. Uwapfuye yaracitse amaguru cyangwa yaracitse ukuguru kumwe azazukana ingingo zose. Uwapfuye adafite amaso cyangwa atabona cyangwa adafite amatwi yumva azazuka yumva, kandi azazuka ari icyari mu gishyashya. Ibyo nibyo tubikiwe mu gihe kizaza, bizaba ari byiza bizaba ari umunezero. Buriya nta kintu kiryohera nka Kristo. Njya nkunda kubwira abantu, nishimira Imana yangize umuntu, kubera yuko amahirwe umuntu afite cyangwa amahirwe yahawe, nta kindi kintu cyaremwe kigize kiyagera. Umuntu siko yahawe amahirwe aruta ya Satani n'abadayimoni. Umuntu yahawe amahirwe yo kuzabana n'Imana iteka ryose, abihishijwe no kwakira Kristo, kuko ijambo ry'Imana ribitubwira mu byahishuwe. Ntabwo tuzongera kurira, ntabwo tuzongera kugira umutima ushikagurika. Abantu barimo bararwana no kugura ibibanza byahenze, buri munsi biriyongera, ariko nubwo byakwiyongera amafaranga yose, ikiguzi cyose ubigura, birangira ubisize hano ku isi. Ariko agakiza ko murajyana na Yesu, murajyana. Haleluya. Bakunze ibirembo rifunganye, ndakwinginze buri muntu wese uzareba ino video, nukuri pe utekereze ube mu buzima bushimisha Imana. Ubuzima bwa hano ku isi ni ubuzima buto cyane, ni ubuzima ni ubuzima buto. Buriya imyaka 80 niba ariyo abantu basigaye bafatiraho ku muntu ugize imyaka myinshi, ugize imyaka 80, biba ari igitangaza. Ariko ibaza imyaka 80, guhera ku myaka 80 cyangwa guhera ku myaka 70, ni imyaka yo kuruha, ni imyaka yo kubabara, y'akababaro, kuko umubiri utangiye kwisenya. Guhera muri 75 kuzamura, umubiri utangira gusenyuka, imitekerereze y'umuntu igatangira guhinduka. Niyo mpamvu tubona ko bamwe mu basaza batangira kuba nk'abana, hakaba hari ibintu batacyumva neza cyangwa batakivuga neza mu bijyanye no gusesengura. Ni ibintu bibaho pe cyane. Ariko hari ikintu cy'agaciro dutegereje. Icyo kintu ni ubuzima bw'iteka, ni ubuzima budasaza, ni ubuzima bw'umunezero, ni ubuzima ntagereranywa. Rero ikintu nashaka kubabwira, dore ry'Imana, ni ukuba maso muri iyi minsi, kuko Satani n'abadayimoni biwe barimo bariba abantu mu buryo butangaje. Barimo bariba abantu bagendeye mu madini
abantu benshi bayamare kubera ibibazo, ari amadini aprofita ibibazo abantu bafite, and then abantu bakayirukanyira bazi yuko amadini ayo madini azabajyana mu ijuru. Ni amadini avuga ngo mwakire Kristo, bakababatiza, ariko ntibababwire kwanga icyaha. Ndetse nubwo babona umwe mu bayoboke bayo bo muri ayo madini akoze icyaha, ntibamufate ngo bamuhamagare bamwete ibyo uri gukora bizakurimbuza. Ni amadini ya Satani. Mukwiriye kuba maso rero. Ibivuga Imana byose isuko ari iby'Imana, ibivuga Yesu byose isuko biba ari bya Kristo, kuko Yesu we yarivugiye aravuga ngo mu gihe kizaza, niba ari muri Matayo ibice 24 umurongo yenda wa mirongo 30 na kangahe simwibuka neza, Yesu yaravuze ngo mu minsi izaza, mu gihe kizaza, hari abahanuzi bazaza b'ibinyoma bakora ibitangaza, ndetse banakora ibitangaza byinshi kurusha ibyo Kristo yakoze. Bazayobya abantu benshi, ariko abantu bakunda kuyobywa ni ba bantu nyine badashaka kumvira umwami, ba bantu badashaka guhama hamwe, ba bantu nyine baryohewe n'isi, ntibakonje, ntibabize, ni abantu bakazuyaza. Bajya nyine iyo byacitse nyine niho bajya. Ni hehe hadutse umuhanuzi uhanura ibintu bikaba, niho bajya. Ni hehe bakora deliverance, niho bajya. Ni hehe basengera umuntu agatunga akagira ubutunzi, niho bajya. Ni hehe basengera umuntu agakira ibintu byose. Nyamara twirengagije yuko iyo umaze kwakira Kristo ari muri wowe, Yesu Kristo ashobora gutegeka, nta n'undi muntu abwiye, akagukiza kandi akakurinda. Bibaho rwose ko hari abantu b'Imana bafite umwuka w'Imana, Imana ishobora gukoresha, bakaba bagusengera, ndetse Imana ikabacamwo bakakubwira ubutumwa Imana cyangwa message y'Imana, ariko si bose. Ariko ijambo ry'Imana nkuko ryambwiye ngo nimwizera, nimugira kwizera. Ikintu cya mbere tubura no kwizera, kuko wizeye nawe hari ibyo wakora, Imana ikavugana nawe. Icyo tubura no kwizera Kristo uri muri twe, uri muri twe arakomeye. Twe gucogora dukomeze urugendo rurakomeje. Tugeze rero ahantu hahandi bisaba kuba maso, handi bisaba no gusenga. Umukristo udasenga, kandi gusenga si ukuvuga amagambo gusa ngo urutura amagambo, uvuga amagambo. Senga isengesho rivuye ku mutima, uramye Imana bivuye ku mutima, kandi usenge wizeye yuko ibyo usengera Imana izabikora. Kandi ikindi, Imana si umuntu, Imana ikora mu buryo bwayo. Ushobora gusengera ikintu umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, ariko ukavuga ngo Imana ntiyansubije kandi naribabaje mu buryo butangaje. Ubwo rero nusubira inyuma, ntabwo Imana ari buzabuhimye, ahubwo wowe Imana izabona yuko ari waje kubw'impamvu runaka. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Burya Imana iyo uyikunda irabibona, ariko iyo usenga kubw'ikintu runaka nabwo irabibona. Ariko Imana iradukunda, irabizi ko turi abana bayo, irabizi ko dukeneye ibintu runaka, irabizi ko dukeneye kurya, irabizi ko dukeneye urubyaro, irabizi ko dukeneye aho kuba, irabizi ko dukeneye ubuzima, irabizi ko dukeneye buri kimwe cyose gituma imitima yacu iguma hamwe. Irabizi. Yego Imana irabizi. Imana irabizi ibyo yibwira kutugirira. Ni byiza si bibi. Korera Imana muntu w'Imana, korera Imana ugifite uburyo, korera Imana ugihumeka, korera Imana
ugifite ubuzima abariho nibo bafite gukorera Imana, ariko abapfuye byararangiye, nta murimo w'umuntu wapfuye. Amahirwe ufite ni uko ukiri muzima, yabyaza umusaruro. Kristo ni muzima, Kristo ari kumwe natwe. Igihe kizagera tugororerwe. Imana iradukunda, Imana ikunda abantu bayo. Imana ntabwo ari bayari, Imana ntibeshya, Imana ni nziza. Va mu magambo, uve mu matiku, uve mu bidatunganye, maze wivugire Imana. Njyewe ubabwira, Imana yangiriye neza, nabonye Imana irakora, Imana iriho. Yego, Imana ni se w'imfubyi, Imana irumva, Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana iri serious mu byo ikora byose. Imana yuzuye urukundo n'impuhwe nyinshi. Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Njyewe nawe turi abantu, uri kundeba nonaha, iki nicyo gihe cyawe. Hagaciro ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ariko utambaye no mubiri. Uyu munsi uriho, ariko ejo ntabwo ubizi. Ni impamvu nguhamagara kugira ngo duhagurukire gukorera Imana no kuyubaha. Imana iradukunda. Shalom shalom, ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Turabakunda kandi dufatanye. Fata ukuboko nanjye ngufate ukuboko, ufate ukuboko mugenzi wawe. Nubona mugenzi wawe ari mu bintu byamurimbuza, mubwire, uzabukoreye Imana. Nuca ku bantu ukabona bari mu buyobe kandi wowe uzi ukuri, babwire wigendere, uzabukoreye Imana. Yesu yaravuze ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'iteraniro ryinshi, imbere y'ikoraniro rigari, nanjye ntabwo nzagira isoni zo kumuhamiriza, zo kumuhamya imbere ya Data. Ariko uzanyihakana mu bantu benshi cyangwa mu bantu bagari, nanjye nzamwihakana. Ayo ni amagambo Yesu yivugiye. Yesu ntabwo yaje ngo dukore ibyo twishakiye, ngo tunezeze imibiri yacu, dukore n'ibyangwa n'Imana, ngo twakiriwe ku bw'ubuntu, ngo Yesu yaje kurangiza byose. Icyo yakoze ni ukutwereka inzira itujyana mu ijuru. Ibindi Yesu Kristo ahamya Imana ise. Ntabwo Yesu Kristo yaje kutubwira gukora iby'Imana yanga, ahubwo yaje kubikomeza. Muribuka abantu bacururizaga mu rusengero, biri muri Bibiliya. Yesu agasanga barimo baracururizamo. Ntabwo ryari isoko ry'ibitunguru, imiceri, amavuta n'ibindi, ahubwo ryari isoko bari barafashe urusengero baza kugurishirizamo ibintu byasabwaga kugira ngo umuntu akorweho ibyaha. Ubwo ni ibitambo, ni amatungo. Mbese wari uzi ko mbere iyo wakoraga icyaha kugira ngo kikuveho, byasabwaga kugira ngo utange itungo rigucungura? Hari abantu benshi bapfuye bacunguwe n'amatungo, ariko bikarangira nayo atabavanyeho ibyaha. Ryari isoko ry'intuma, ryari isoko ry'intama, ryari isoko ry'ihene, ryari isoko ry'ibitambo. Ariko Yesu aje, nubwo ryari isoko ry'ibitambo, araza asanga inzu y'Imana bayigize iguriro. Uzi ibintu yabakoreye? Yarabirukanye ari wenyine, bose arabirukana. N'ibyo bintu byose bacuruzaga byose arabyirukana ari wenyine. Nawe rero ushaka uri mu nzu y'Imana, ariko uri umucuranzi, ariko ucurangira amafaranga, uri gukorera amafaranga mu nzu y'Imana. Uri umuririmbyi, uririmbira amafaranga. Uri umupasiteri, ubwiriza kubera amafaranga. Buri kimwe cyose mushobora kuba muri ministeri, ariko icyo muba mugamije ari amafaranga. Imana irabizi. Ntabwo Imana yishimira abantu bakora ikintu kibazanira inyungu y'ubucuruzi mu nzu y'Imana. Hari abacuruza amazi mu nzu y'Imana ngo ni amazi y'umugisha,
hari abacuruza imitako ngo niyo bavanye muri Isiraheli, hari abacuruza ibintu byinshi bitandukanye. Muntu w'Imana uri kunyumva carefully, ntabwo Yesu yaje ngo ubuntu busage. Turasabwa nyine nk'uko Yesu yatsinze iyi si, nk'uko yayitsinze, nawe urasabwa nyine kugira ngo hagire ibyo ukora, hagire ibyo wigomwa. Niba uri umukristo ukaba uturanye n'abantu ufite umufuka wuzuye umuceri, abo bantu ukaba bizi ko bashonje, ese wibwira ko iyo ubiriye wenyine ndetse ukanabimena wibwira ko Imana ikwishimira? Iyo ufite amafaranga wahembwe cyangwa wayakoreye menshi, ukagenda ugaca ku muntu waburaye cyangwa umuntu akagusaba ukanga kumuha, wibwira ko Imana ibyishimira? Yego, ntabwo wabona ibintu bihaza abantu bo mu isi yose, ariko byibuze nawe niba Imana yaguhaye, gira undi muntu ufasha. Urukundo, twiringira Imana, twirinde amagambo, twirinde amatiku, twirinde inzangano. Hari ibintu byadutse rero, ngiye kwibira ibanga, ariko urigenzuza umutima wawe. Muri iyi minsi Satani yahagurukiye imiryango, muri iyi minsi Satani yahagurukiye abavandimwe. Hari abavandimwe baba bavukana, ariko Satani akaza akabashyiramo urwango, bakangana burundu, kandi abo bantu basenga bakangana ku buryo buri umwe adashobora guca aho mugenzi wiwe ari, ku buryo ntawe ushobora gutumira undi mu kirori. Murabizi imiryango, ibibazo byugarije imiryango, murabizi ibibazo byugarije abantu runaka ariko bafitanye isano. Murakwiye gusenga rero. Niba ufite umuvandimwe wawe ariko mukaba nta kibazo mufitanye, inshuti yanjye, iki ni cyo gihe cyo gusenga ndetse no kurwanya uwo mwuka mubi uri kuza gusenya imiryango n'abavandimwe. Yego, Imana ibahe umugisha, tuzasubira ubutaha. Yesu arabakunda, ariko ndakwinginze kugira ngo ube maso kugira ngo Imana ikomeze kwishimire. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Shalom shalom, bye, turabakunda.